Shizamo agatunguru usha n'uzi guteka. Yago naripana wapi? Hari igikoma kirimo intungamubiri, harimo amasaka rwose. Burya igikorwa cy'urukundo ntago gisaba kuba ufite bya mirenge, duke dufite turasangira nabo nta kibazo. Rero iyo ndi gufasha abantu nanjye numva binshimishije kubona ngize umuntu nyine mfasha, niyo mpamvu nyine numva ari igikorwa kinini mba nkoze. Ibi muri gukora ni ibintu bihoraho cyane, ibintu bizagera igihe bigahagarara. Oya ntago byahagarara, uko ubushobozi buzagenda buboneka tuzagenda twagura imipaka. Yo mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, twagize n'icyumweru cyiza, twizere ko namwe mwakigize ari cyiza. Uyu munsi tukaba turi mu karere ka Muhanga mu mudugudu wa Rutenga. Tuba twakurira amakuru y'uko hari urubyiruko rwakoze itsinda rukishyira hamwe rugakora ibikorwa by'urukundo. Abantu benshi mwibwira ko urubyiruko ruba ruri mu bintu by'imyidagaduro gusa, nta kindi kintu cy'umumaro bakora, ariko birahari byinshi bakora, kandi mujye mureka kurebera muri iyo nguni y'uko urubyiruko ari ibyo kwishimisha bakora gusa, hari n'ibyiza bakora abandi kandi bagafasha sosiyete muri rusange. Tugiye rero kubareba, tubaganirize, batubwire uko bakora, tugenda. Tugeze aho igikorwa kiri kubera. Mwiriwe neza. Dore rwose igikorwa biragaragara ko ari kinini, urabona ko akazi ari kenshi. Turabona ko buri wese afite icyo arimo arakora, abari kwarura, abari gusuka, ibyo ni ibintu byinshi bitandukanye biri kuhabera. Muri tayari se kuganira natwe, muri tayari ngo mutubwire uko biri bugende igikorwa cy'urukundo, gahunda mutubwire ukuntu bigiye kugenda. Hano dusanze hari umukobwa mwiza uri kwarura, reka tumubaze atubwire gahunda y'umunsi uko ibintu bimeze, impamvu bari kubikora ni Mwiriwe neza. Kubera iki hano hari ibiryo byinshi, kuki mwatetse, hari ihe gahunda? Gahunda ihari ni yo kujya gusura abarwayi Kabgayi. Nese abarwayi hari abandi bababaye, hari abana bo mu mihanda, hari abandi benshi bafite ibibazo. Kuki mwahisemo abarwayi? Twabonye ko abarwayi harimo abarwayi baturuka kure badafite abantu baza kubasura. Tugira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka tugende tubasure nk'urubyiruko, tubabe hafi, tubahumurize nyine tubasure. Murakoze. Reka turebe ubakuriye nawe agira icyo atubwira kuri iki gikorwa. Perezida Makurusi. Turi amahoro. Ni bon. Yewe nta kibazo kabisa. Itsinda ryanyu rifite izina? Rarifite cyane. Utubwire icyo rigamije, kubera iki se mwahisemo gukora iryo tsinda rikora ibyo bikorwa? Murakoze cyane. Itsinda ryacu baryita Cozokote, ni itsinda ry'urubyiruko ritanga ubutumwa runyujije kuri social media. Tukaba twarahisemo gukora igikorwa cy'urukundo tukagemurira abarwayi i Kabgayi. Ubu niyo mpamvu mudusanze twatetse, ubu ngubu tugiye gukora urugendo rugana i Kabgayi, tugiye kugemurira abarwayi. Nk'iyo se uduhaye urugero rw'uko mugiye kujya i Kabgayi, ese iyo muhisemo ibitaro runaka kugira ngo mubafashe binyura mu yihe nzira, bigenda bite? Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kujya nka i Kabgayi ntabwo ahita tugenda gutyo gusa, turabanza tukaka uruhushya umuyobozi w'ibitaro, bakaduha uruhushya ubundi tukagenda. Ese nkawe nk'urubyiruko, iyo ufashe umuntu nk'uwo murwayi wufashije, ubushyiriye icyo kurya wenda adafite, wenda abamuriho, wowe ugatanga nta kintu witeze imbere y'uko wenda nta muntu uri bukwishyure, wumva ni akahe kamaro? Hari abantu batabyumva ko wakora mu mufuka ugafasha umuntu nta kintu witeze. Abantu benshi bazi ko urubyiruko dukunda ibintu byo kwishimisha gusa, ariko twese ntabwo ariko tumeze.
nk'ubu ngubu nk'ikibazo kizumbaje ni cyiza cyane nk'urubyiruko twishyize hamwe ese ko hari abarwayi hano i Kabgayi baba badafite kirengera n'abantu babageraho baba baturutse nk'ahantu kure, twebwe dufata umwanzuro turavuga reka tujye i Kabgayi dufashe ba barwayi batishoboye nyine nk'urugendo rw'ubukristo nk'urubyiruko tuba duhagarariye. Hanyuma se ubushobozi mu bukurahe? Ubushobozi buracyari bukeya ariko nkatwe harimo abantu bakeya twikoraho uko dushoboye. Burya igikorwa cy'urukundo ntabwo gisaba kuba ufite bya mirenge, duke dufite turasangira nabo nta kibazo. Ese ibi muri gukora ni ibintu bihoraho cyane ibintu bizagera igihe bigahagarara? Oya, ntabwo byahagarara, uko ubushobozi buzagenda buboneka ahubwo tuzatugenda twagura imipaka. Nk'ubu ngubu dutangira i Kabgayi, dufite ibindi bikorwa byinshi by'urukundo, tuzafasha abana mu mihanda, tuzafasha abandi bantu batandukanye, ariko nk'ubu ngubu twabanje i Kabgayi kuko niho hantu twari tubonye byatworohera cyane kurusha ahandi. Nk'umuntu se wakwifuza kuba umunyamuryango w'iyo Chozo Kote Group yabigenza ate, yanyura mu zihe nzira washaka cyangwa wakwifuza kuba umunyamuryango w'iyo group? Dufite codes zica kuri social media, WhatsApp, Instagram, n'izindi social media, Twitter. Wadusanga kuri Instagram Chozo Codes ukatubaza ibindi bisobanuro. Dufite group ya WhatsApp duhuriramo nk'urubyiruko tuganiraho, ari naho hantu dutegurira ibibazo n'ibisubizo byabyo. Iryo zina ryanyu ryamye ringora, Chozo Group. Chozo ni iki? Kuki mwahisemo kuvuga ngo Chozo Codes? Chozo ni izina nyene rusibura gusana gute, ni nko kwenda wafata izina ry'umurenge, twebwe twashatse gufata Chozo Codes, tuyita Chozo Codes. Codes ni amagambo nyine ya motivation aza kuri social media. Rero abatari babizi barabimenye. Ese murifuza kubwira iki abantu bari hanze aha, yaba urubyiruko, abakuze, wababwira iki? Nubuhe butumwa bafitiye? Ubutumwa namba bafitiye kuri uyu munsi ni ukugira ngo dufashe abantu kuko natwe ntabwo twishoboye. Nukuvuga ufashe uyu munsi ejo ni uzakugoboka. Nk'ubu ngubu urabona nta bushobozi dufite, ariko mu bushobozi bucya dufite dufashemo abantu, ejo n'ejo bundi nawe wamenya aho bwirageze ushaka gusanga natwe badufashije. Igikorwa cy'urukundo ntabwo kijya gihagarara, akami ka muntu ni umutima we. Twebwe tugomba gufata itaye nyine ku bindi bibazo dufite, kuko hari igihe twahura nabo bakadufasha. Tubashimiye muri rusange, ndetse nako nkeka ko n'ababibona bose babashimira kubw'umutima wanyu nk'urubyiruko. mutafashe wenda ayo mafaranga ngo mube mwayajyana mu bindi wenda byari ngombwa cyane kurusha biri, ariko igikorwa cy'urukundo turabashimiye muri rusange. Muri rusange turabashimiye kwa muri duke mufite mukuramo nk'urubyiruko, mufite izindi gahunda mwagashyizemo amafaranga, ariko mugahitamo kuba mwafasha abandi bantu. Murakoze cyane kubw'umutima mwiza mugira. Natwe turabashimiye kubw'urukundo rwiza mwatugaragarije, mukamwaje, ni iby'agaciro. Ikindi kintu nagira mbwira abandi baturarwanda bose badukurikiye muri aka kanya ni uko Chozo Kote amarembo arafunguye. Ushaka kutugana yatwandikira kuri Instagram cyangwa Twitter yacu Chozo Codes, yasangaho nimero akaba yajoininga group yacu ya Chozo Kote. Murakoze. Namwe murakoze kwa mwatwakiriye. Hano turi kumwe n'umunyamuryango wa Chozo Group, reka tuganire nawe agira icyo atubwira. Amazina yawe ni gute? Amazina yanjye nitwa Abizera Noella, nkaba ndi umunyamuryango wa Chozo Group, nkaba ndi n'umunyeshuri. Kuki wahisemo kujya muri uyu muryango wa Chozo Group? Okay, impamvu nahisemo kujya muri no muryango, ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo icyo twibandaho cyane ni ibikorwa by'urukundo. Niyo mpamvu rero nahisemo kujyamo kuko nanjye nkunda gufasha abantu. Watubwiye ko uri umunyeshuri, ese utanga umusanzu? Iyo umunyamuryango utanga umusanzu, ese kuri umunyeshuri ayo mafaranga yakura hehe? Amafaranga rero ntago yabura ko tuba dufite imiryango uramfasha cyangwa n'abandi bantu bagiye bari ku ruhande, kuko abantu benshi bakunda gufasha, so tubona ubufasha bugiye butandukanye. Nkawe umunyamuryango wa Chozo Group bikumariye iki kuba uri muri uwo muryango? Icyo bimariye nuko mbere nabanje kuvuga ko nkunda gufasha, rero iyo ndi gufasha abantu nanjye numva binshimishije kubona ngize umuntu nyine mfasha. Niyo mpamvu nyine numva ari igikorwa kinini mba nkoze. Hanyuma se
ko uri umwana mutoya mwiza wafata ayo mafaranga ukayaguramo make-up ukaguramo agakanzu keza agapantaro keza kuki ayo mafaranga iwanyu bashobora kuba baguha ugahitamo kujya gufasha abantu kubera iki? Okay, nkuko nabikubwiyeho mbere nkunda gufasha kandi gufasha ntago bigombera ngo wimareho byose ufite. Muri make yamba mfite mfatamo make yo gufasha andi nkayakoresha mu byo nyine bya buri munsi. Urakoze kuganira natwe. Urakoze cyane. Natwe rero tugiye kujya ku rugendo rugera i Kabgayi, ubwo niba twemerera kwinjira nyine ubwo turinjira tubareba abo barwayi, ariko nibihagarara aho nyine nuko biri bugende, nibidakunda nta kundi. Urugendo rwacu rukomeje, abakora ibikorwa by'urukundo bo bagiye gusanga ibiryo mu imbere byamaze kugerayo, nubwo bitadukundiye kuba twajyanayo kamera ngo turebe uko bimeze, ariko turakomeza twihanganisha n'abarwayi barware ubukira, kandi namwe muri kudukurikirana namwe mutureba mukomeze mudufashe mudutere inkunga, ibikorwa by'urukundo bikomeze kuba byaba.